Eh, inshuti mpirimbanyi ndongera kubaramutsa mukomere mugire ishyaka n'ubutwari bwo kugumya gushikama no kwihagararaho mu bibazo duhura nabyo kuko muri iyi si nk'uko nagize kubibabwira kugize kubibasomera ko mu magambo tubona mu rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda batubwira ko ngo iyi si iri mu maboko ya Satani. Sinzi uruva ko nta cyiza twagombye kubabwira kwitegamo abo bose bagira kujya ku ruhande rwa Satani numva ko bari iwabo bari mu byabo, noneho babandi baharanira ibyiza no guharanira kugera mu mugambi w'Imana, abo ngabo n'ubundi bagahura n'ibibazo. Nuko rero ndabasaba ko benshi cyane cyane muri iyi minsi turi kurushaho guhungabanywa n'ibyo turi guhura nabyo, turi kubona akarengane kari kudukorerwa mu buryo bu- burenze, navuga ngo mu buryo burenze. Ubwo ndavuga umuvandimwe Rwamucyo bamaze kongera gukatira imyaka 27. Twibwiraga ko nibura bazageraho bakabona ko ibyo bakora byagombye kuzagera ubwo bihagarara. Mbese twakwibaza tuti ni ukwenda hari icyo tutakoze, ibyo tuzashobora kubireba mu minsi iri imbere, turebe niba ari cyo tutakoze bituma bikomeza kugenda kuri iyi. Nihanganishe umuryango w'umuvandimwe Rwamucyo, bakomeze bashikame bamenye, kandi n'abandi twese hamwe tumenye kumva ko kiriya kibazo ntabwo ari ikibazo cy'umuryango, ahubwo ni ikibazo cy'igihugu cyose. Ibyo ni kimwe mu byo bibazo mbabwira biba bigomba gukemurirwa mu rwego rukuru, urwo rukuru tugomba kubaka. Ntabwo ariko nakwirengagiza ko nanone ahubwo ni ibintu byahuriranye umunsi w'ejo nabwo twaherekeje bwa nyuma intwari y'igihugu Minisitiri Ntagerura. Tuzi ukuntu yabaye inyangamugayo, yabaye umugabo uhagarara mu kuri, wa wundi utagura kandi ntagurishwe, yemeye kwikorera akababaro k'imyaka ubutegetsi washaka imyaka kuva muri 2004 yarabaye umwere, akarinda ageze umunsi wa nyuma agifunzwe kandi nta cyane yaba nta cyaha. Ibyo sinzi niba bijya bitukora ku mutima aho turi hirya hino mu byo tuba turimo. Bibaye bidukora ku mitima, twagombye kumva ko hari ikintu kigomba guhinduka, tutagombye gukomeza gutya. Ntabwo twagombye gukomeza gutya duhora buri gihe cyose duha inkozi z'ibibi kwishimira ubugome zikorera inzirakarengane, inzirakarengane zikemera gupfa nk'intama. Kuba intama bivuga ngo buri gipfa idataka. Ukudataka kwayo ariko niko gutuma n'ubundi icyo kirura kimwe kigapfa kikicara izindi, kuko iramutse yatatse nibura n'izindi zavuga ati twatewe yenda twagize akaga katugezemo. Twebwe rero nibwira ko tugeze icya gihe cyo kuvuga ngo ntibyagombye gukomeza. Nizo mbabwira nti bigakenewe ko twubaka imbaraga, izo mbaraga twongere dusubire mu gihe twabaye mu bihe bya mbere, ubwo habaga hari ikibazo kivutse abantu bagahagurukira icyarimwe, bumvaga bafite ibintu bisanzwe bibahuje, bafite kumva ko imbaraga zabo ari zishobora kuzabarengera. Ubu noneho haje ikintu cyo gutekereza ngo ishyirahamwe ndimo
nahaye abantu nibo bagomba kubyitaho, cyangwa se ishyaka ryacu. Aha nongere mbabwire abagabo bene data, mpirimbanyi muri hirya hino, mwongere mutekereze kuri ibi bintu uko basubiramo. Igihe izi mbaraga zitari guhuriza hamwe, zitari kugenda mu cyerekezo kimwe, dans une même vision, dans un même esprit de jugement, icyo gihe abantu badahagurukiye rimwe ntabwo bashobora guhangana n'ibibazo bikomeye. Ariho mbabwira ko dukeneye kubaka urwego rukuru rugomba guhangana n'ibibazo bireba igihugu cyose, cyangwa bitureba twese. Ubushize nababwiraga ibyerekeranye n'ukuntu turashobora kubaka urwo rwego, ngerageza kubereka structure. Ntabwo urebye ntabwo ari nshyashya, nubwo ni ahantu hose ari organization uko biba bimeze ubundi, ahubwo yenda icyo navuga cy'ikinyuranyo ni uko iyo dufashe ishusho nk'iriya, dushobora guhita tubona neza intege nkeya zacu ziri, tugahita tubona neza ibyo twirengagije, tugahita tubona neza imikorere idahwitse dukoreramo, tugahita tubona neza impamvu n'izo mbaraga zidakomeye. Iriya structure naberekaga ko dushobora kubaka structure, dushobora kubaka inzego bitewe n'uko ari uko turebye ikibazo tukakiga, tukareba iyo mizi ikomeye ituma girushaho gukomera, maze asigaye tugashaka n'uburyo iyo mizi tuyikata, tuyitema, icyo kibazo ukakirimbura n'imizi yacyo, kikaba gikemutse burundu. Ntabwo ari ugutema ishami, ntabwo ari ugutema igiti ngo kizongere gishibuke, hoya no kukirimbura n'imizi yacyo. Ibyo biba bisaba kugira ngo ube bamaze gukora inanalize bamaze kubona neza aho imbaraga z'icyo kibazo ziri, hasi ukazinjiraho ukazirimbura nacyo. Ibyo ngibyo nababwira nicyo gihe wakoze ino organisation, wakoze na structure orienté ku kibazo. Aho ni hantu washobora kubona n'imbaraga, uvuga ati ikibazo kiratubaza imbaraga zingana iki. Izo mbaraga ni zigomba kuzikura, izo ziba zisaba ko haba hagombye kuba harubatswe za nkingi zidajegajega, za nkingi nise inkingi z'abantu 10 bahuje, baziranye ku buryo bwimbitse. Abo bantu 10 nibo abandi bashobora kuba bahana igihango, abo bakaba bazi ko uko byagenda kose, aho bagenda hose bari kumwe, bakaba bazi ko niba ari uko cyagenda kose, ikibazo uko cyaza kiziko kiri kose, bazagifatira hamwe bose. Icyo gihe byaba bibaye ngombwa ko bagizamurira abandi, bakakizamurira abandi. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga igihe zaba zubatswe hirya hino, aho muri hirya hino, muzarushaho kuba kuzahita kugira imbaraga zihita zihagurukira icyarimwe, nta kujijinganya, zihaguruka mu gihe runaka zikenewe, zihamagawe cyangwa zitabajwe, zikaba ziteguye kuba ziri hafi zatabana. Abantu 10 baziranye, basanzwe bafite icyaba kibahuje cyose, ariko abo ngabo nibura mwegeranye, no kuba muri mwegeranye, aho hantu muri mubereye amaso abandi n'abatari aho ngaho, kubera ko ni ukuvuga ngo ba bandi n'ubundi bo baza bihishahisha, bamenyere kandi baje ahubwo ari ibirura bifite ikindi bagamije. Abo ngabo ntabwo bazabona umwanya wo kugira ngo baze nanone babinjirane, cyangwa se bagire abo bahemukira mu uko bisa n'uburyo tujya tubibona. Imikorere tumazemo igihe cyane cyane, kandi byarushaho kuzamba cyane nko uhereye mu myaka 2010, niho byarushaho kugenda bizamba, ubwo abantu bamwe bagavuga ngo twebwe
tugiye bakagera mu bintu byo twita ngo ni umupira wo guhiganwa, ngo turi amashyaka turi ibiki, turi ugasanga ako kajagari uburyo kakoze ni uko kagiye kagasenya za bwabo mashyirahamwe yari ariho hirya hino matoya, yabaga bafite ikintu bihuriyeho, bamwe bakaba bafite bumva yenda bafite umwanya wo kugira ngo bajye bahura, yenda ari abahura basara gusenga, ari abahura bibyinira, ari abahura bafite ikindi kintu runaka bakora, ariko ubwo bumwe baba basigaye babufite, bagiye kugeraho cyangwa nko binjizamo byo kuvuga ngo ahangiwe no kuko dushaka ubutegetsi, kuko tugomba kuzagira mu gihugu dukomeye, tugomba kuzagira dute, ngewe noneho reka njye gushaka abayoboke, baragenda ya mashyirahamwe yari asanzwe n'ubundi afite imbaraga akomeye, bamwe batwaramo umwe, ahandi batwaramo abandi, batwaramo abandi, ayo mashyirahamwe izo mbaraga zabo zahise zisenyuka. Ibyo rero byose ibyo mvuga nawe mwanya mwabigerageza mukabireba kuva muri bibiri na cumi na rimwe nibwo twakoze imyigaragambyo yari ikomeye i Paris. Sinzi niba hari ihandi higeze kuba imyigaragambyo, nta n'igiye kubaho ku ikindi gihe turi cyakurikiyeho, iyindi tujya tubona ya yindi bahamagara ugasanga habonetse abantu batanu icumi, babaye benshi bakaba makumyabiri. Niba noneho ahantu mu mujyi harimo nk'abantu barenga ibihumbi bingahe, hakaboneka abantu makumyabiri, mbese ubwo nyumva ikibazo kiba cyumvikana impamvu baba babaye makumyabiri, kubera ko abahamagaje iyi myigaragambyo ni ishyaka iri n'iri, ni abantu aba n'aba, aho kugira ngo icyo kibazo cyagombye kuba ari ikibazo cy'igihugu cyose, hakaboneka abantu makumyabiri bavuga ngo bagiye guhabwa icyo kibazo. Mbese murumva ibyo bintu, murumva ako kajagari, murumva ingorane ziba ziri gukorwa. Nizo mpamvu bimeze bityo, haba hagaragaye ko icyo kibazo nta reme gifite, nta bantu bari ngombwa kucyitaho, nubwo byose biri kugenda bitugaruka muri iki gihe, twarangiza tukajyaho tukarira gusa tukarira, ariko nta bisubizo turi gushaka, nta mbaraga turi kubaka. Rimwe na rimwe mbibwira ko ari biriya byose biba byabaye kugira ngo ubwo dukanguke, twongere twisuzume, tubona ko turi abagawa, ko hari ikigomba gukora. Ntabwo ngiye kureba aha ngaha kuri aho gusa, ahubwo reka nawe ngaruke kuri ya structure, noneho nongere bereke neza ko tuje gusobanukirwa n'ibyo ndi kubabwira, kuko numvise hari igihe bamwe naho igiye nkorana bakamwa bagwe structure turayikora. Niba muyifite zo structure, mubaze murebe n'iyo structure ni iyanyu mwebwe muri organization kanyu interne, iyo organization yanyu mu ishyaka ryanyu, muri association yanyu, n'ubundi byose iyo ni organization muri sanzwe, ariko noneho se iri kureba cya kibazo, iri kubaka rwa rwego rukuru, urwo rwego rukuru ruhanganye n'ikibazo runaka, cyangwa se urwego rukuru rugiye gutuma noneho ruhuza za mbaraga ziri hirya hino. Ibyo nshaka kugira ngo turebereho mu mwanya ngiye kugira ngo tuganeho, ni ukugira ngo nongereho kuri ya structure, nongere nshimangire kiriya kintu cyo kubaka izo mbaraga aho turi hirya hino, ayo matsinda matoya y'abantu baziranye, nyuma yaho ibyo kuba twakora kuba noneho twakora imivizo transversal, tureba noneho mu buryo bw'ikibazo, ibyo nabyo twazagira umwanya wo kubisesengura no kubyibikaho, ariko cyane cyane banza dutsindagire icyo kintu cy'uko dukeneye kubaka izo mbaraga iwacu, aho turi bukore izo mbaraga zo zubakwa. Ngaho mukomere, reka tube yakaba tugamije ibi byose tutangira ngaha, noneho mu mwanya tubaruke tureba ibyerekeranye intera structure n'abahaye, tuze kujya kurebaho neza. Naho mwanya